kimanuka byara kigwa byara muntu abyara koko abyara mera byara byara gisa byara kizira byara kazi byara gihanga utayobora urugo rwe neza ni gute ayobora inzu y'Imana nimba pastor atazi kurongora umugore we neza kamunyaza arangize. Baje kubasuhuza mwese abakurikiye Future Nation TV. Ndashimira cyane buri umwe wese kurikirana ikiganiro cyacu. Aka kanya rero muri kumwe na Julius Niyiroro uko bisanzwe, abari mu gihugu, abari hanze yacyo, Aziya, Uburayi, diaspora mwese ndabashuje cyane. Aka kanya rero muri kumwe na Julius Niyiroro nkuko bisanzwe iteka tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Wakora comment, share, subscribe, ugakora kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi bashe kukugeraho. Uyu mwanya rero dufite umutumiro yatangira twibwira. Murakoze, amazina yanjye nitwa Kubwayezu Frani, nkaba ndi muganga ariko uvura mu buryo bwa gakondo, nkaba ku izina rya Rusakaza, muganga Rusakaza, afite company yitwa Rusakaza Business Center Limited, company ikora Kimironko imbere ya KCB Bank. Wow. Turagushuje cyane, tuguhaye ikaze Rusakaza. Murakoze. Rusakaza ni muganga gakondo ukorera hano Kimironko. Rusakaza ni muntu ki? Rusakaza ubundi izina ryanjye Rusakaza riva ku nshinga gusakaza. Noneho hari Rusakaza ubundi ni umuntu reka mbanze nisobanure neza, mvuga amashuri ya Rusakaza secondaire nabanje kwiga n'ubuvanganzo kaminuza n'ibidukikije, nyuma nongera theology imyaka 2, hanyuma nza no kwigura mu kigo muri kaminuza Ines Ruhengeri mu by'ubuvuzi no mu kigo cya Nirida, kigo cy'inganda icyo bita good manufacturing and practices on herbal medicines. Ubwo ni Butare. Rero kandi umuvuzi rero ufura gakondo. Impamvu indwara gakondo indwara ruzungu. Urumva ko indwara gakondo hari indwara kinyafurika. Indwara kinyafurika ni izi ngizi indwara z'amarozi. Hakari indwara ruzungu, inzoka, amibe, ascaris, ankylostome, oxyle, bilharzia, trichocephale. Hakaba na za ni umwijima. Harimo za hepatite E, hepatite A, hepatite B, hepatite C. Hakaba n'umutima. Icyo bita hypertension na hypotension. Izo ni indwara ruzungu. N'izindi zigiye zitandukanye harimo igifu, impyiko, ibintu nk'ibyo ngibyo. Urakoze Rusakaza kutubwira indwara uvura, n'abadukurikiye batega amatwi cyane, bagukurikire cyane kugira ngo uwisanga afite ubwo burwayi abashe kukugana. Ese Rusakaza gakondo, ku buvuzi gakondo ubusanisha ute n'ubuvuzi bwa kizungu? Uburyo mbusanisha ari ubuvuzi bwa kizungu, ubuvuzi bwa kizungu bwakomotse kuri gakondo. Gakondo bundi bivuga iki? Gakondo zari ingabo za Gihanga. Ubundi Gihanga ni igisekuru cya 10. Habanje Shyerezo byara Kijuru byara kimanuka byara kigwa byara muntu abyara koko abyara mera byara gisa byara kizira byara kazi byara Gihanga wahanze u Rwanda muri 1959. Uwo Gihanga rero yaje kugira ingabo bita gakondo zamushaka kurwana kugira ngo igihugu kibe Kigali, u Rwanda barwande ruve kuri Kagari kagasabo kari kagezwe 6 rube Kigali. Noneho mu kwanda u Rwanda nibwo bagendaga batera ibitero, noneho ingabo ya Gihanga yitwa gakondo bayirasa igahita yomoza icyomoro. Noneho Gihanga aza gushyiraho ishuri ryisha ubwo buvuzi, bahita bavuga ngo n'ubuvuzi bwa Gihanga, banabwitira n'ingabo ze gakondo, ubwitwa ubuvuzi bwa gakondo. Ariko gakondo niyo yaje kubyara kizungu, kuko kizungu Afurika itunze abazungu. Baza muri Afurika bahakura ibyatsi byacu baturusha inganda, bakajyana bya byatsi bakabikoramo ibinini, bakabikoramo imiti runaka, bakahita babyita ko ari moderne bivuye kuri traditionnel. Urumva rero gakondo nta hitani na kizungu, kuko ahubwo gakondo niyo source, niyo fondation, ni fondateur ya kizungu.
Yes. Urakoze cyane kudusobanurira. Buri wese ukurikiye ari kumva aho gakondo yahuye na kizungu bitandukanye. Dusakaza ubuvuzi bwa gikondo bwa gakondo wabutangiye ryari? Ese ni umurage? Yego. Ubuvuzi bwacu rero navuga ko ari ubw'umuryango. Kuko sogokuru yaravuraga. Mama nawe atangiye kuvura kuva mu 70. Yego. Noneho kwiga rero kwacu tuvuka turi abana 7 ariko abahari ni 5 bitwara babuze 94. Yego. Noneho kwiga kwacu twarize ubu nabashiki banje bose baravura. Umushikiranye ni lisansi muri education, ndi na engineer muri mécanique. Yego. Ariko twese twihariye kuvura. Ubu twese turavura. Noneho navuga ko kuko mama aravuraga cyane yatangiye gukora muri IRST muri kira kigo cya NIRDA, ubu cyiswe NIRDA kera cyitwaga IRST, Institut de Recherche Scientifique et Technologique mu magambo arambuye. Hara munsi y'ibitaro bya kaminuza y'u Rwanda niho iryo vuriro ryatangiriye. Mama hakorera kuva mu mwaka wa 2000. Tubona ukuntu avura abantu bakira, natwe dukomeza bati ibintu tugomba kuzabikomeza. Nibwo rero twabikomeje. Rusakaza tutagiye mu bintu byinshi aho ibintu byagiye bituruka ubu rusakaza watubwira bimwe mu ndwara uvura zimbitse kandi ubona zikabije cyane kugaragara muri uru Rwanda. Indwara nitayeho cyane rero ni indwara y'abagabo n'abagore. Abagabo n'abagore barwaye iki? Bafite ikibazo. Ikibazo kiragenda kikataka mu myanya y'ibanga. Aho usanga abadamu barwara ikibazo cy'ama-infection. Infection urinary. Ubundi infection mu Kinyarwanda ivuga ubwandu. Yego. Ubwo bwandu rero yagiye muri toilette. Akajya muri toilette akahagenda akahandurira. Hari igihe yandura muri toilette cyangwa kwihanaguza essuie undi muntu yanaguje afite ayo ma-infection ubwo bwandu. Hanyuma yayihanaguza cyangwa se yakongera mu ibasi imwe n'ufite ubwandu ariko hava ama-infection, hanyuma hazamo za trichomonas, imitezi, mburugu, imisuha. Imisuha? Imisuha ni iki? Ni indwara ifata cyane cyane abagabo ugasanga igitsina cye cyarabyimbye. Umugabo. Cyane ikunda kwataka abagore bo ntibikunda kumenyekana vuba. Noneho hakaba n'indi ndwara ifata cyane cyane urubyiruko kwikinisha. Yego. Ugasanga barakubita cyo bita kanyamerika bari muri za secondaire na kaminuza. Ari gusanga bimugiraho ingaruka yo kurangiza vuba yabakica n'uko gahita yisohoreraho. Icyo gihe umuntu bimutera ingaruka yo kubishya urugo, ugasanga rugo rurabishye mu gihe abaye umugabo. Ugasanga urugo rubaye ububihe kandi bibaba ngo urugo rubirutwa na gereza. Yego. Ugasanga uwo muntu agira ikibazo cyo kurwara impyiko, kwibagirwa telefone akayibagirwa uri mu mufuka. Yego. Ugasanga afite ikibazo gikomeye cyo kugira isereri. Yego. Ibyo bintu ni ibintu mvura. Kanavura n'abantu bagira ikibazo cya stress. Ubundi stress ni indwara y'ubwonko, ni indwara n'umunani w'ubujagara w'ubwonko. Yego. Iyo umugabo ajagaraye mu buri ntibigenda neza. Reka mbisobanure. None se hano tugeze muri etape y'uburiri. Cyane mu buriri. Nabwo no mu buriri ugerayo. Ngerayo rwose nkakemura igikorwa cyaho hantu. Ni ukuvuga ngo ubwo buriri buterwa na stress. Umva, stress iyo uyu muntu ayifite. Ubundi indwara 80% mu bushakashatsi bavuga ko ziva kuri stress. Yego. Mu buriri ni iminota 2 akaba arabibye. Umugore akararana umushyukwe akarazamo intoki. Ngira ngo reka nkubwire. Kwiyahura ubwiyahuzi buri muri iki gihe. Ubwishi buri kuvana n'umushyukwe. Aho usanga umugabo apfubye umugore. Kubera stress. None mu gitondo saa 9 z'ijoro umugore akazinduka bati atarosheri ati duhurire hehe? Ati duhurire Nyabugogo. None se agahura na sheri kandi yararyamanye n'umugabo we cyangwa n'umugabo we n'ubundi abari amwandikira ka message. Yandikira nde? Yandikira undi muntu uri mu bufashe uri buze kumufasha. Agahita abeshya umugabo ko agiye gushaka imari Nyabugogo. Ego. Noneho agahita amusanga muri roge ahantu quelque part. Noneho bagahita babirangiza. Ntabwo mpamanya nawe ibyo rero. Niko bimeze. Oya. Gute oya. Ntabwo. Urumva iyo uwo muntu ativuje. Nese nabwo n'uburwayi. N'uburwayi. Stress ariko umuntu ashaka kuzimana nginga. Hari neka nsobanure stress.
hari stress njya habi na stress njya heza. Stress njya habi ni ya stress umuntu afite yatewe n'abantu bagiye bamubabaza, imiryango imutesha umutwe, bamuroga, bamutwara isambu, bagira gute, akagira ikintu cyo kutabarira. Hakaba na stress njya heza yo gushaka amafaranga. Iyi stress njya heza rero ubushakashatsi bugaragaza ko nta kintu ikoze gutwara umuntu. Iyi ngiyi turayihorana gushaka cash, uyu munsi ukayabura ukarana umuhangayiko. Iyo ngiyo nta stress njya habi ni rero kugira ibintu urutekereza abantu baguhemukiye. Ko turi umuntu ndamufashe tinamutera tinamwereka, urumva wamubona ukati dore ngicyo kirahise. Iyo stress rero ituma n'umubiri bitagenda neza. Iyo stress ni igivura njya habi, kuko iyo stress itera icyo bita depression. Yego, hari icyo bita depression, hakacyo nicyo kiza cyitwa migraine, kuribwa umutwe uruhande rukura bya bibazo bya bindi wibitsemo, ukaribwa umugongo mu kiziba cy'inda, ukagira ikibazo cyo kugira ibinya, kumwe umuntu aba agiye kuhina amavi aryamye yajya kuyarambura wapi imbwa zikamufata. Iyo biva kuri stress. Uri kumva abagore bakagira ikibazo cy'imihango igenda nabi. Yego, imihango ikaza cyo bita règle trop abondante. Nicyo bita imihango y'amazi, imihango iryana, imihango imwe none ikanabura, urumva biva kuri stress. Iyo urumva ko muri byangirika gute, kuko imihango ibuze no kubyara ntibikunda. Hari icyo bita hypophyse, ni igice cy'ubwonko kitakibangamirwa, overi igahungabana, umuntu agakenera imibonano mpuzabitsina impitagihe, none akabara mu kiziba cy'inda, none uranayikora akababara bikamera nko guhatiriza, akajyaho umugabo ngaho fatwa. Aya namubwa ako sari umuntu wavuga icyo kintu ngo fatwa, wenda wabikora wikiza kugira ngo umwikize, ariko ntabwo wamubwira ngo noneho hari ahantu iyo bimeze nabi umugore cyane cyane abenshi abarira abarokore, abantu badatanga ibintu neza, abantu badatanga igituba neza n'abarokore. Tuvuge mu mazina yabyo, reka ngusobanurire. Tubivuga mu rurimi rw'amahanga, mu rurimi rwaje mu nda y'indege, ngo vaji, ngo peni, pourquoi no kwivuga mu rurimi rwacu. Turabwira abazungu, turabwira abanyarwanda. Igituba n'imboro, urumva biriya bintu iyo umugore agitanze nabi, wabyumvise? Iyo umugore agitanze nabi, umugabo arana umushyukwe. Reka nkubwire, uzi kuba umugore agiye kumwaka nijoro, umugore agahita amwerekezaho ikibuno, agahita agira atya, urumva? Agahita amwerekezaho ikibuno, noneho umugabo akiyaranja ate acisha inyuma. None acisha inyuma ariko ari n'igitagerayo, ariko nibura aragira gutya akagira akayurita ko agacishamo agacengezamo. None se ubwo yagerayo? Igerayo yatari nyabuninga. Nyabuninga ni iki? Nyabuninga kari akagufiya niko katagerayo, ariko ari boga amabondo. Nsobanurira rero ibyo bintu ntabwo mbizi. Nyabuninga ni igiki? Ni kakandi kareshya agakinyina akaburo. Ayiwe, urumva ubwo se ako kantu kashoboka, ako kantu urumva se wagaci ako kantu kabaho, akagakoreshwa mu kunyaza. Ako kantu ari umuntu ukagira barahari kangana ko urwo rutoki wafashe gutyo karuhiramo kabiri cyane rwose. Nese ubwo umuntu abagaragara ate inyuma umuntu ufite ako kantu? Tuvuge ngo wenda urambaye mu igitsina cy'umugabo ubirebera ku ntoki. Yego, abafite intoki ngufiya. Ubwo abahungu bose bafite kariya kantu ngiye kujya ndeba uzakora ubushakashatsi ni ku ntoki. Ubwo nimba n'umuntu ufite intoki ngufiya baragutera amabuye, tumenye no ku gitsina kireshya. Noneho nimba ari ndende menye ko kireshya. Intoki abesha akunda abahungu barebare. Usanga ngo cyaga umuhungu mugufi ngo sinamwemera, ngo wapi ngo sinamwiteza, bazi banga aho riherereye. Umuhungu mugufi abafite ngufi niko babizi. None wowe ubizi ute wowe? None reka dukura abantu mu rujijo. Yego, dukura mu rujijo. Ntabwo bose ariko ari ngufiya, bamwe niko babizi, tubakure mu rujijo. N'abahungu bagufi baryoshye ibintu. Bagira se nayo nuza cyangwa bagira iyo ngiyo nyirabuninga, niba ari nyirabuninga. Nyabuninga harugira ari ikinishije. No kwikinisha bitera nyirabuninga. Bituma imbura igwingira. Urumva? Mwikinishije rwose mwihangane mu bive. Ntabwo abantu bagufi bose. None wabigenza ute se yarabaye nyirabuninga iyo ngiyo? Wikinishira habwa umuti tubikura. Ukuza imboro. Aya ntabwo. Ira miti irahari rwose. Ntabwo nabyemera. Ira miti iraboneka.
ufite abantu se byibura wavuye irakura umva abatangabuhamya barahari. Urumva rero reka nkubwire dukomeze turi mu gikorwa cy'umubiri. Urumva iyo haje harimo kiriya kibazo cy'ubushake buke akamwima akamwerekezaho ikibuno umugabo ajya kwiyaranja agahita ashyira umwana hagati akamushyira hagati y'ikibuno se umwana agahita amuraza hagati mu kibuno se hoya hari kuvuga ngo umugore ari hano umugabo araha umwana yaryamye hirya ivura ahita amukura ivura agahita amushyira hagati akabatandukana kugira ngo umugabo akarana umushyukwe. Mana yanjye ati mana uyu mugore unyima bugacya mu gitondo yari kumuha nk'inoti ya 5 yo guhaha inyama ahita amuha 2 cyangwa 1,000 amuha 1,000 agasigarana 4 ikindi akaza kucyongera agashaka rogi ya 3 akagira ate agashaka umufasha akajya guhaha umunezero cyangwa agashaka rogi ya 5. urumva ubwo bitwara ngahe noti ya 50 cyangwa makiri 10,000 biterwa nuko bareshya. Urumva hanyuma akajya kuyatsinda aho ngaho none umunezero uri kurahera ibintu utanezerwamo byibura amasaha 3. Ibintu byarakomeye reka nkubwire ukuntu ibintu byakomeye. Ibintu byarakomeye mu ngo zo hanze. Hari umugore bapfubije, hari umugabo himwe n'umugore aho barahura bakihuza. Wabyumvise bahurira batanga amatangazo baganira nyine biba byagenze gute barahura bakayaga bashobora muri bisi bajya ahantu runaka bashobora guhurira ahantu mu isoko bashobora guhurira ahantu keke pare bagahuza ibiganiro. Noneho umugore yapfubijwe n'umugabo umugabo nawe mwe n'umugore barahura bagahana n'indushyi zahuye uri kumva nibwo noneho bapanga nibura 2 mu kwezi cya 3. Hari n'undi mugabo ushobora gufata akazu ka geto akagakodesha kugira ngo rogi itazajya imutwara amafaranga menshi none bakajya bahurira na wa mugore karusha ko ari aka 5 cyangwa 10 inzu ashobora gufata ahantu kabuga cyangwa se ahantu mu cyaro runaka hadahenze bakajya bahurirayo bakimba gatega akaba afite agafunguzo ke hariyo na kamate akajya kwicara y'amagini mushyukwe bakavurangiye. Nonge ibi bibazo bitazahoraho gutyo. Ubwo rero waje uri igisubizo cy'ibintu igisubizo cyo kwanga ibyo bintu bikemuka ukavura nyiramuringi gakura cyane warangiza ukavura stress. Dore abantu babigenza batyo nanze gusenya ko divorce nazo zihombye abagabo. Umugore avuga ati ira divorce ahubwo ngo jewe ngiye gukora divorce inzu narayubatse yaramvunnye kuko urabizi imitungo myinshi bari y'abagabo nta mukobwa upfa kubaka inzu ariko hari n'abazubaka ariko nawe yicyuriramo umugabo kandi abagabo ntibajye bacyurira abagore ntabwo tubizi umugore yubatse inzu y'umugabo bavuga ko yinjiye ko numva hahamutse bavuga ko yinjiye. Urumva rero abagore urabatinya bafite umutungo wabo. Reka nkubwire gusa hariho ababanye neza pe babanye neza umugore akaba yari ufite umutungo akaba ariko ababana neza ni umugore wakoze divorce agahita abona undi mugabo. Noneho icyo gihe rero umugabo ati iyi mitungo yanjye wapi reka nomboke akabomboka imyaka 30 igashira yomboka 40 igashira yomboka agenda aca umugore w'inyuma. Ibi bintu murabona izingo zikigiye gukora atari ibibazo guca umugore nyuma ariko nikosa cyangwa se guca umugabo nyuma nabyo nikosa. Ariko se mu gihe umugani bativuza ngo yivuze ikibazo cy'ubushake buke hari umugore twaganiriye ndabaza se wa mubyeyi we ni umugore ufite imyaka 40 afite ubwo mu pasiteri mu idini ya ADEPR. Uwo mugore yaraje aranganiriza ati mugate se nanjye wambonera umuti ati meze bite ati ubu nta bushake ngira wakwivuje se ati indwara mfite ntivura ati gute se ati je nikuna n'umusore kera umusore biragira agiye muri misiyo muri Kongo ntiyagaruka ati noneho hura n'undi muhungu uwo muhungu turateretana arankunda ariko mukunda mwemera ko ngo mbona adresse yo kubona urugo ariko ntamukunda. Noneho barabana ibaze kubona umugore ashimishwa no gukorera mu cyumba cye umugabo n'umupasiteri muri ADEPR nawe arara mu cyumba cye nk'ubu bamufashe ejo yomboka
ajya kwitabaza hanze kwitabariza ntibava ngo pasiteri yaguye kandi ari ikibazo cyo mu buriri. Iki kibazo kirakomeye mu buriri, hari ibibazo bikomeye. Reka mubwize asundi ibyo bibazo byo mu buriri usibye wenda zira stress kuvuga, ariko se nta wanabigira adafite n'izo stress mu buriri. Hari umugore ushobora kugira umugabo umurongora mu ibanga agataha yabihaze, aribwo umugabo muhindukiza mbisa ndinaniriwe uwo mugabo akararana umushyukwe. Urumva wa mugore hanze babikemuye, noneho umugabo nawe batazi kubikora kugira ngo abamupfubya. Kuse kuki wakumva ko aba hari umugore mwese reka nkubwire, hari abantu bashaka bari bifitiye abantu babarongora neza, agashaka kugira ngo abone aderesi y'urugo, ariko wa wundi umurongora neza nta bushobozi afite bwo gushinga urugo. Nyese ubundi uwo nguwo utarongora neza w'abanyabito ni za stress n'ubundi. Wa mugabo nta masomo afite. Amasomo hari abagabo batagira amasomo, batafite amahugurwa kandi n'ubundi nta na stress bafite, ariko akaba nta bumenyi. Ugasanga umugore agize imyaka, hari umukecuru abimbwiye afite imyaka 60, yaje avuga ngo urusaka wantabara kuko ukabishakira ka porono ukakama nkazakajyana mu rugo kuko ngo umugabo wanjye ni umurokore yerundi umuremukira umukecuru w'imyaka 60 afite n'abuzukuru. Ati ariko ubu wamfasha nibura, ati dore postere twakoze tukira abasore, ati ni ngiyi tureba no ati none zabo nese koko ubu iyi postere yo kurebana n'umuntu gutya wayikora koko akamunyaza bigakunda. nese umukecuru imyaka 60 ubundi yanyara ngo bitange iki yanyara kunyazwa kunyazwa n'umugabo we. Reka mbwire ubundi ibyishimo byo mu mubiri ko bimeze. Icyambere reka mbere kubishimisha abagore, umugore wanyajwe akarongorwa akarangiza, uwo mugore ntashobora guca umugabo inyuma, bishoboka. Ako sundi kunyara ni necessary. Umva utanyara abazi kunyonga. Urabona kunyaza ntabwo uri bubinyereke. Kunyaza ndakwereka gutya. Urumva nganyereka rero. Ariko tutaragera aho ngaho ndashaka kwibaza ngo sinshobora ngewe kuba noroshye hashimisha umugabo wanjye. Kumushimisha uko bigenda kugira ngo umugabo atarangiza bakagusigana nawe umushyuka. Uko yakora imbere cyane gutya akorera imbere arangiza vuba. System yo gutinda rero muhaka inyuma. Inyuma hagati. Bakita biki bari dog. Ni dog nyine. Kitwa nawe. Abakanyuma ako ka dog, reka tuvuge ka dog. Ako ka dog rero niko mana ye. Abakanyuma urumva? Niko kavamo cyangwa se kunyonga n'ubu utazi kutakibuza kunyonga. Ngaho nyine kunyonga, kunyonga numva babivuga. Cyane cyane nigeze kumva ko byaturutse mu bakongomani, niko nabyumvise ko kunyonga nyine urumva akayinyongera akanyonga te nyine. Reka nkwereke, urabona uyu ni umugabo sibyo, ayicaraho gutya akayicaraho ubundi akajya yinyongera. Umugore ni yicara hejuru y'umugabo, yicaye hejuru areba hepfo areba ruguru, yaba umugabo ameze atya umugore yicayeho gutya. Urumva umugore areba hepfo akayinyongera. Reba ibiro abantu bafite, ufite ibiri 100 uri umugore nawe ubikuru urubyuka, ni gute uzajya kwicara hejuru y'umuntu nahubwo ntabura umwuka? Nanjye reka nkubaze, uwo mugore ujya none niyo mpamvu njya mbona abagabo bashaka abana bakiri batoya. Gushaka umwana uri mutoya, ariko donc akarabyibuha. Umugore kuba byibushe ntibyamubuza kunyonga. None ubwo wakwicara hejuru y'umuntu ufite ibiro 80 90. Umugore ashobora kutishobora gute? Ubu ngo akwiye gufata imiti igabanya ubunini. Ayo sura yigira. Umutumu wo kunanuka. Rwose. Nuko maratoreza. Rwose. Ubwo niko bimeze kuko
niyo mpamvu koko umugani zisenyuka. Reka none se reka nkubwire dufite ibiro ubundi hari umugore ufite uburini haka n'umugabo ufite inda nini nago inyakubahwa agasozi ndatwa urana nawe bisaba kumwigisha system ariko ikibazo cyabe uriya muntu nawe system ni iyi ntabwo ari ukujya hejuru kugira ute hari uguhura gutya urumva akaza ibintu ni amasomo yimbitse muri guhura ufite inda n'undi nawe afite inda system ni ukunyasa none sasa umugabo niwe uzajya kugukorera ariko hari system zigera muri 15 niziherera hari system ya mbere yo kuzamura ukuguru urumva umukobwa akaba ahagaze agashyira ukuguru hano umukobwa ahagaze urumva agashyira ukuguru hano ku ntebe umuhungu bagabikora bahagaze hakaba n'indi system yo kumushyira ubwo baba bahagaze tuvuge nk'urugero bahagaze nka bahagaze hano hasi noneho ukuguru arakuzana gutereka yego sibyo uri kubona akuzamure gutya yego umutipe nawe anyuze hano noneho bana mudukurikiye muri kubona amasiste amanza amaposteri sorry ninde yo kumukikira sibyo hakaninde kumukikira unyaza urumva rero izo systeme ni nyinshi hakaba n'indi yo kuryama hari abaryama umwe akajya hejuru undi akajya hasi umwe akajya hejuru undi akajya hasi ni nyinshi ari nabyo bimenyerewe abantu benshi bashobora kuba banazi kuryama umwe akajya hejuru undi akajya hasi ubwo rero ndibaza ngo ibyo rero iyo hari umuntu ukunda system itandukanye wa mugore agomba kuzimenya zose ikintu kibabaje giteye agahinda kubona umugabo afata touch yirebera ibijyanye na birabyo izira nyigisho zo kurongora umugore ngo katika jina Yesu ati mu izina rya Yesu kandi arimo arabicyaha ibyo umugabo ashaka natabyubahiriza umugabo najya kwishakira umwunganizi ariko rero tujye tuvuge ubwo bazarenganya uriya mugabo dukoma urusyo dukome n'ingasi ni gute umugore ashobora kumva cyangwa se kubaha izo systeme zose cyangwa izo poster sibyo zose 16 n'ubisho 15 sibyo 15 sorry wayangiza akazubahiriza akazikora n'umugore ntabwo we mu buzima bwe bari kuvunika niyo mpamvu hanze hari abakemeje bayarya neza kuko nimba umugore atabishoboye hari abunganizi hano hanze bayarya fresh abagabo ramuratunaniye ntabwo abagore oya muratunaniye reka nkubwire none uzambwira gute ngo njya kwiga ibyo bintu byose ugomba kubyiga kugira ngo ngewe inze mu rugo rwawe ngushimisha kandi hari n'izindi nshingano nanjye mfite none se nutabishobora wa mukobwa wo hanze akabyikorera nturi burye make akaryamisha ukuvuga ngo rero n'ubundi urwo rogosha ntabwo mba nkeka ko n'ubundi ruzaramba urugo rwiza rugiranwa n'ijuru rituye Pawulo yaranditse mu bakwe no ba mbere ibice 7:5 ngo ntimukimane ngo keretse mwasenze ngo ariko uyu muzo ngere muhore Satani atabagerageresha iruba ry'imibiri yanyu 9 ngo niba badashoboye kwinda barongorane kuko ibyiza no kurugana kuruta gushyukwa umushyukwa atumugabura n'ijuru simbebeshye umushyukwa ntabwo bizora na Yesu ubwo yabo bafashe umugore asambana bamutera amabuye bamuzana imbere ya Yesu aravuga ati utabikora muri mwe namutera ibuye na Yesu arabizi kubera nari ngombwa none wowe ndi gutubyimo mwashakanye ikibazo si ukumwima ndaguhaye muhe neza ndaguha neza reka nkubwire birababaje biteye agahinda kurongora umuntu umeze nk'ikira nk'umurambo adatata ngo birashimishije sheri koza aha cyangwa se sheri komeza yabivuga gute ugomba niba umugabo ashyize ahantu hatariho umubwira ati aha birambihiye shyira hano koza aha niho numva bishimisha niba ari kuri rugongo iyi nyaza nikoza aha ngaha umugabo kunyaze fresh uzaba udafite umunezero wo mu buriri iryo joro uzarijyamo gute reka nkubwire kubura umunezero mw'isi ukabara nijoro urumva bitabashe birababaje ariko biteye agahinda ariko hari ibintu biba bigoranye umudamu mu rugo aba afite inshingano nyinshi afite kurera abana agomba gukora icyo bita timetable nimba afite abana agomba no hari ego umukozi nawe ni ngombwa kumugira mu rugo utamufite nawe ukora timetable
nawe akavuga ati umwana nimba umugabo atashye reka umwana mbanze musindiriza aryame ubundi umugabo muhibye. umunaniro nawe ushobora gutuma udakonta cyane kuri bya bintu. Abantu bagomba kumvikana, uri kumva ugasanga umugore ntiyacimye, ariko ubundi hari abantu bazi ngo ibintu bije vuba kandi byatangiye kera. Ikera hari umubyeyi yitaga umwana izina bitewe n'uko nyina yamubonye. Gute kandi? Mukagatare, Mukarubuga, hakano bitaga Nyirabishanga. None se ubundi no bitaga Nyirarukangaga. Ayo mazina agasobanura iki? Mukagatare niho utaracimyeyo no kutagira amazi. Ubundi umenya umubyeyi nimba wenda amubyaye umwana bise Mukagatare. Ubundi wabwirwa n'iki nimba uwo mwana adafite ayo mazi? Bamwitirira nyina. Ubura ni nyina. Nyina ufite ubwo busema. Yego mwami. None reka nanjye nkubaza. Kera ko bava ko baravuga ngo inzu itagira amazi Imana ntishobora kurema. Ayo mazi rero ntabwo ari amazi yandi, ni amazi yatekiya yandi nyine yo mu bubiri. Ari amazi rero agiye guca ibintu hanze ahangaha. Cyane. Agiye gusenyera abantu. Byatangiye kera Salomo. Ari amazi ubundi. Uzasoma Bibiliya Salomo ageze abagore 1000 n'umwe atarimo arashakisha. Ari gushakisha amazi. None se Yesu ahura n'umusamera akazi kwirira. Akavuga ngo nzaguha amazi atandukanye n'ayabisi batanga. None uravuze ngo yamuhare amazi y'ubugingo. Atundi ugira abagabo bangahe ati 5. Bano bari barashakishije bahebye. Tinundi wari ufite nyaru wawe yaragiye kwigendera. Yesu amazi y'ubugingo nyine. Na amazi y'ubugingo nyine ariko nta amazi y'ubugingo. Ariko ntabwo uri umusizi. Abantu badukurikiye bose nta amazi y'ubugingo. Bitandukira ngo ujye. None se ubugingo ni iki? Ubugingo ni iki? Ubugingo buzima bundi ni ubuhe? Ni ubufite roho nzima. Ubundi roho nzima itura mu mubiri muzima. None se urugo rwiza naramuremeye nyine. Umugore yari ifite ago batanu ndagiye kwigendera. Aba nundi bagiye kuvoma. Yarazinga amazi avomana, yarazinga amazi Yesu agiye kumuha n'inka yo kwibarya Yakobo. Reka ntabwo ari ayabisi batanga. None se ko nubishobo ngo kuyatanga. Nawo wabaye Yesu mu cyumba cya Yesu. None se Yesu yavuze ngo iki? Yavuze ngo iki? Ngo ndagiye ariko basize nk'imfubyi. Ngiye kubasigira umufasha ari Mwuka Wera. Akaba ari wowe rusaka. Mwuka Wera ni umuyobozi, ni umujyanama, ni umwarimu yaranyigishije nanjye. Yabo wabyize neza. Kandi Mwuka Wera ntabwo wamuza abantu. Wabyize neza. Mwuka Wera agizwe n'ubumenyi, ibikorwa bikoranye ubwenge n'amarangamutima. Gutitira ngo ntabwo ekada urasiwe Mwuka. Mwuka n'ubumenyi, kwigisha kuvura umuntu akagira amazi mu bibi bikagenda neza. Umenye wabyize neza nyine utunabimenya. Cyane rwose. Utuvuga uti na Yesu buriya yakubitiye umuntu. Ibuka Paul ibyabwiye Tito. Icyatusigara ikereti ni ukugira ngo utunganye byasigaye bidatunganye. Ako si byasigaye bidatunganye ko byari biri mu butumwa. Ni byinshi no mu buriri, ariko hambere ni mu buriri. Kandi biravuga ngo utayobora urugo rwe neza ni gute ayobora inzu y'Imana. Nimba pastor atazi kurongora umugore we neza ngamunyaza arangize. Umugore akarana umushyuke buri munsi, ejo ntamuca inyuma bakavuga ngo umugore pastor twamufatiye muri roki. Bizahesha Imana icyubahiro. Tukiraho bwana Rusakaza ngahugishe abantu kurongora. Turi hano dore uko bimeze, dukoresha igihe gito kandi cyiza gishoboka. Twigishiriza abantu bari kukureba. Hari abantu batazi kurongora rwose. Hari abantu bagukurikiye bavuga bati uyu muntu ibyo ari byo byose ari kuvuga. Ariko twashakaga twigisha. Numva bigishe mu minota nk'itanu. Urumva ari abo bakobwa, ari nabo bagabo, ari nabo bagore barongorwa nabi. Bigishe atazi kurangiza, agize imyaka 30 atazi kurangiza uko bise. Bigishe ye mana we. Turi hano bigishe. Reka mbere ku bagabo. Mwabagabo mwe nimujya kurongora abagore banyu, menye kurongora. Nushiramo imboro yawe mu gituba. Kuseka. Nta kibazo. Yishiremo ari kumenye no kuyikoresha neza no kuyicunga. Uyirinde. Ukora icyo bita kuyimwima. Kuko iyo uvumbitse cyane, kuvumbika no kugira ute? No kwishyiramo yose. Ihita irangiza vuba. Yego.
ihura n'ubushyuhe bw'imbere yego kabiraciriye. ubwo ni ukuvuga ngo Iminota abantu ibiri badukurikiye bose b'abagabo bavumbika bajye bavumbura bajye bashyiramo gutya ariko bahita bavumbura kuko igiye gutyo ushyizemo ukuramo mukurikire urumva uko igenda ihura n'ubukonje bwo hanze ikomeza ihagarara uri kumva. Ikindi aho ni ahambere uhita ukuramo nyazi. uretse gato kunyaza nabwo ni system. kunyaza nyaza ariko umenya naho ukoze kuri rugongo kubite kuri rugongo iriya mishino yikubite gutya wongera uzamure urumva ukoze kuri rugongo hejuru hano. hari abantu batazi kunyaza. none se reka ukira aho ngaho abantu bose ntabwo ariko bagira ntabwo ariko bacimye abatarica batugane tubahe agakoni k'abakobwa gaki umuti wo guca imyeyo. ubundi guca imyeyo bigarukira ku myaka 35. yego guca imyeyo ni umuco nyarwanda nk'uko umuco w'abayuda ari ugukebwa cyangwa gusiramurwa natwe umuco wacu wo guca imyeyo. yego abazungu badutanze kwandika bashyiramo ibyabo muri Bibiliya iby'abanyarwanda birasigara ariko natwe dufite ahandi twabyanditse mu gitabo cyitwa Imizi y'u Rwanda. igitabo cyitwa n'umusizi bita Sanzabera Jean de Dieu. umuhango wo guca imyeyo urimo mu gitabo cy'abanyarwanda. rero umuntu iyo aciye imyeyo imyeyo ubundi ifasha iki? ifasha umugore gushyukwa vuba. imyeyo nanone ikifasha iratwikira n'umwambaro w'ababyeyi. imyeyo ikindi akamaro kayo ishimisha umugabo. imushimisha gute? yakorejemo imboro nubwo yaba itarashyukwa ako kanya ihita ibaduka. urumva uzi uburyo wabamo reka da mu myeyo uravuze se ngo umuntu utayifite ntabwo ashobora gushimisha umugabo ngo bikunde. kumukarisa bitwara umwanya munini. umuntu utayifite bitwaye iki? bitwara karesi zigeze muri 5. mugahuza ururimi icyo bita baritira ukongera ukarigatabina ukamanuka amabere ukayonka ukamanuka hano ugakozamo urutoki n'akazi ugasanga isaha irashize urimo urakariza ariko umuntu acimye upfa kuyikozamo gusa. noneho amazi atangira kuza imyera konta imyeyo ituma n'amazi aza vuba. yego ukozamo gutya gusa amazi agatangira agataruka. iyo ni indi system ya indi system agaciro k'imyeyo ku mugore kakaba bikaba uburyohe bwiza ku mugabo. ariko umugore nta kintu bimumarira. umugore wacimye none se uzira posteri yo kuba mwicaye mwese kugakeka gutya mwahuje amaguru umugabo akora icyo bita kunyaza gutya. bose bamera nk'abantu bagiye mu ijuru. reka da n'ukuri ijuru neza ukagira ngo barigezemo ku buryo barangiza bakarangiriza rimwe. ubwo aho ni ku mugabo ku buryo uburyohe ku mugabo no ku mugore ku mpande zombi. ubwo abantu badukurikiye ufite imyeyo ahita yikomera amashyi ahita ashaka uburyo bwa systeme wababwiye. noneho utayifite nawe araza kukugana cyane tumuhe agakoni kugira ngo umuhe agakoni k'abakobwa agenda aca imyeyo. noneho hakaba n'igihe umugore usanga atazi kurangiza uko bimeze. ese atari kumuga kurangiza ni gute? ati ubundi iyo umuntu arangije bigenda gute? bibwirwa n'iki? yego icyo kibazo abantu benshi kurangiza ni cya gihe umuntu yumva ibintu bimeze nk'ubushagarira agafata umugabo akamukomeza akamurya inzara. uri kumva babyumvise akamunyunyira ntucika atahushye agahita amera nk'umuntu ucitse intege. sheri urarongora ati ngo amanota 100% ahita amuha 100% rwose. ubwo aho ngaho nyine abarangiye kurongorwa neza ni ukurangiza. hari abantu batazi bumva ibintu tubivuga gutya akibata ariko kurongora umugore ukamwemeza nabigenza ntabwo ari ugucumita ngo uhite uhava ngo ati nabizi icyo ndagakoze. reka da nubwo wakora iminota 5 yonyine ukamenya aho ukoze ahangumbwa umugore akarangiza aragushima bitanatwe n'iminota myinshi 5 yonyine ukamunyaza fresh ugakoza kuri rugongo. iyo arangije ni ukwisaba ibibazo ati sheri mbabara narangije ati ntiwongere rwose nta kandi ndi buguhe.
bwana Rusakaza wabwira iki abakobwa batagira ayo mazi? Abo bakobwa badafite amazi ubundi bajya bavuga ko banyara baranyara, ariko umukobwa unyara n'ufite uburambe mu kazi. Gute? Hari igihe umukobwa yibera yifitiye umuntu umusheri gusa batarapanga iby'ubukwe, ariko nyine amwe afashe undi bakibanira nk'imyaka 2. Uwo mukobwa aranyara, ariko isugi ntiyanyara. Isugi bisaba kuyimenyereza. Bisaba kuyimenyereza. Aho nyine nta kintu ndi bubivuge. Isugi bisaba kuyimenyereza nk'umwaka cyangwa imyaka kugira ngo azabone kunyara. None ubwo wa mugabo ntabwo amusha inyuma, umuntu uri kumenyerezwa. Isugi iyo bayimenyereza ni fresh. Buriya reka mubwire, iyo wagize imana ukishakira umugore w'isugi ukamenyereza ntashobora no kuguca inyuma, ibishoboka. Umugabo ashatse umugore w'isugi akamurongora fresh, umugore yanamunyaza akanyara akarangiza. Mubwiza ukuri, niyo umugore bimucitse ngo ajye hanze ahava yiciragura ati birane ibiki nkoze ko, ati umugabo muhemukiriye ku busa, ati nzongere nsubire ku rukimbi, ati mpuye n'umugabo arampfubirije arambihirije tisha. Hari wabimbwiye iba byabayeho, yarabimbwiye. Umuntu yari afite umugabo mukosora, arayije amuca inyuma rimwe, aho n'umupfubya ahise ati sinzongera. Neza zinuka. Ariko no mu buzima busanzwe urabizi ko hariho abantu badashobora kugera n'ayo mazi, cyangwa se mu kinyarwanda cyumvikana izo nkari. Ariko se ikibazo gihari, uwo muntu ubundi abibone kikata afite, kandi wasanga hari yarahuye n'umuswa. Kugira ngo amenye ko yahuye n'umuhanga se ayafite yabyenza gute? No kugira ngo agende abwira abantu bose ngo munkorezeho. Hoya, nimba uwo muntu afite umuntu utaramukoreje kuri rugonga yikubite neza gutya neza nga yavoma arebe, uzasanga yirenganya n'ayafite. None mu gihe noneho uwo muntu yaba yarabikoze ntibyemere, uwo muntu yaba arwaye iyihe ndwara? Harimo ya ndwara y'ifumbi. Yego. Ifumbi iyo umuntu ayirwaye ayibabara mu kiziba cy'indahano. Noneho umugabo yamunyaze hakaza urufuro rw'umweru. Urufuro rw'umweru. None yabigwirwa n'iki ko yazanye urufuro? Umugabo arabibona biruraza rukajya ku ntoki. Ubikora ni umugabo ni urubona kanarumwereka ati dore urufuro ngurwangiye ku ntoki. Ibyo arimo aramunyaza. Urumva? Iyo niyo ya ndwara ya mbere y'abarwayi, ifumbi. Akwiye kuyivuza akaza nkamuha imiti ivura ifumbi. Nta kindi kintu kibitera? Kutanyara bishobora no guterwa n'ama-infection. Trichomonas ituma umuntu yumagara neza rwose, umuntu akuma amazi ntaboneke. Na stress no kutiyumva umugabo, kuba umugabo utamwiyumvamo ukamuha ntujugunye, nubwo yanyaza ati ntiyaza, ntibishoboka. Hari ibintu bibiri abantu batajya babasha gutandukanya bwana muganga, amavangingo n'amazi bitandukanye. Amavangingo ni yayandi afasha koroshya nyine igitsina hakaza ububobere, ariko amazi namwe ava kuri rugongo atandukanye n'inkari zisanzwe. Ubwo abantu mudukurikiye, hari abantu ujya kumva bavuga ngo ngiye mfite amavangingo akabitiranya na za nkari bari kuvuga. Ntaho bihuriye. Ni ahantu bihuriye. Amavangingo nagufasha kubobera mu mubiri wawe, za nkari ni ziva indani mu ese ziriya nkari zitandukanye n'inkari zisanzwe? Biratandukanye kuko ziriya ziva kuri rugongo. Inkari zisanzwe ziva handi nyine haca umwanda nyine umuntu yibagirika. Hari abantu baba batazi kubitandukanya. Biratandukanye. Ntaho bihuriye rwose. Urumva iyo ukubise kuri rugongo haza amazi asa n'umweru, ariko inkari zisanzwe zisa n'umuhondo. Biba bitandukanye. Ubwo ni ukuvuga ngo ntaho bitandukanye. None twatangiye tuvuga ku bahungu bikinisha cyangwa se abasore bikinishije. Hari umuntu wabikoze ubu ngubu tuvugana akaba yarabiretse, ariko nyine akaba arangiza vuba. Ese umufasha mu buhe buryo? Umufasha mu gihe kingana gute? Akira mu gihe kingana gute? Mu icyo bita baduka mugabo. Iyi baduka imaze kubaka izina. Hari umugabo uherutse kuvura, yari amaze imyaka 20 atirongora umugore. Umugore arafite agahinda, ugeze n'ukuri. Saa 11 za mu gitondo bakimara kunywa umugore se bagati umva muga uravura. Atuna rimaranye ikibazo imyaka 20 ntarongorwa. Ati n'abana afite barabaye ibirungo. Ati byo bigeragezo bibiri nari mfite. Atari kumane kuva umugisha tuzaguha inka. Ubu waragabanye inka nyine. Ntegereje kuzayibona.
ukajya gukora ubwatsi cyane rwose rwose no mu Bubiligi hose badukayo batsizina n'Ibujumbura bahora bampamagara uretse ko ubungubu imipaka ibifunze nkabona aho nyuze imiti ariko hose yubatse izina. ni ukuvuga ngo umusore cyangwa se umugabo wikinishije cyane bimugiraho ingaruka cyane bikamugiraho ingaruka bituma atabasha gushimisha umugore we cyangwa se nawe ubwe kwishima kuko nkeka ko nawe ubwe ataba yishimye nawe ntiyishimye ntagaba yishimye ni ukuvuga ngo yakugana ukamuvura birakira ese bihita bikira automatic. Ubu ngubu ukeneye no kumenya uko nkora yajya kuri YouTube yanjye yitwa Rusakaza TV. Yego. Rusakaza TV agakora subscribe, share, comment. Yego. Hanyuma akareba na nimero ya telefone. Ni ukuvuga iyo ugiye kuri iyo channel umenya amakuru yose. Umenya amakuru yose y'uburyo wagira. Ubu nyine ahanga nta kintu badutangariza. Ni ukuvuga ngo ni ukujya aho ngaho ukabireba. N'ubundi abantu bagukurikiye hano harimo abarwaye, harimo abifuza inama, harimo ingero zitandukanye, harimo abantu bafite ibibazo byo mu mubiri bisanzwe byo mu buriri, hakabamo na babandi barwaye za hepatite, za amibe, noneho urwaye diabete biramukona burundu, za diabete, za hypertension, amibe nayo irakona buriya. Amibe ica umugongo igakona umugabo mu buriri akabishaka mu bitekerezo ariko hasi bikanga. Akabitekereza kumva umushyukwe mu mutwe ariko hasi ntawo hari. Amibe nimbira gatsiro. Ni ukuvuga ngo rero akandi urabizi abantu muri iki gihe na amaresitora zira restaurant ariko si zose ntago ari zose ariko hari amaresitora menshi amenshi abafite nagafite isuku ihagije kandi udafite isuku ihagije amibe zivamo niho zivira tifoide niho zivira infection zo mu maraso niho zivira na za hepatite n'ibindi ndwara ziva ku mwanda n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo hepatite. Ese umuntu ufite ibyo bibazo we umufasha gute? Ndamuvura mfite n'imashini isuzuma ndabanza nkamusuzuma nkamukora icyo bita no check up isuzuma rusange hanyuma akavurwa ikintu nawe yabonye twamenye inkomoko yacyo. Bura no kunywa imiti cyangwa gufata imiti utabanje kwisuzumisha nabyo ni ikibazo. Ubwo abantu badukurikiye nyine bafite izo ndwara zitandukanye, hari izo twahera zo mu mubiri zo mu buriri, hari izindi zo mu mubiri zisanzwe ukaba ufite ayo mazi ukaba ubigenza neza mu buriri bwawe nta kibazo, ariko ufite ikindi kirwara cyakubase kandi gishobora gukira. Rusakaza ari ready kukuvura. Rusakaza ibi bintu uvura ubifitiye impamyabumenyi cyane, ufite icyangombwa kawe na minisante. Niko bimeze. Twe dufite urugaga urugaga rwacu rwitwa Aga Rwanda Network. Noneho shinzwe no guca akajagari muri Gasabo. Cyakora nitwaje badge hano. Iyi badge iyi ngiyi yanditseho ko ndi umugenzuzi, ndi umwe mu bashinzwe guca akajagari mu buvuzi gakondo mu karere ka Gasabo. Aha handitse Aga Rwanda Network. Bwana Willy rero ni umukozi wemewe na leta, ukora ibyazi, uganwa n'abanyarwanda batandukanye. Kimironko. Ese Kimironko wabongerera hagana he kugira ngo nkorera kuri no etage imbere ya KCB Bank? Urabona ugeze hano imbere iruhande kuri Hotel Printer. Uhasanga pharmacy n'indi rugura ya pharmacy. Etage iri rugura gahanda kavanya gatovu. Ni hariya. Hariya niho umuntu yagusanga. Watubwira nimero ya telefone? 07 reka nshyireho nivuge nizo naho hanze bazumve. Ushyira agasaraba 25 07 85 29 94 34. Ubwo urumva mu cyongereza plus 25 07 95 29 94 34. Ubwo Tigo plus agasaraba 07 agasaraba 25 07 24 51 94 mu cyongereza plus 25 07 24 51 94 80.
ubwo abo muri diaspora mwese rwose muramwumva yego muze gusobanura n'abazungu bandi muri kumwe muhabwira ibyo mwumvise. yego Rusakaza afite channel yitwa Rusakaza TV. yitwa Rusakaza TV. Abantu bagukurikiye natwe badukurikiye bashobora no kugusura urubuga rwawe kuri YouTube kuri channel yanjye bakareba ibindi bintu byose ukoraho ubuhamya bwabo navuye comment batanga ese koko ndavura ubundi mushaka kumenya ko Rusakaza avura ajya kuri YouTube akandika Rusakaza TV akajya kuri comment zimeze zite akareba ese bimeze bite abatanga bamwe afite ni bimeze biti abikinishaga batanga ubuhamya barimo cyane ukuvuga ngo bagende bakore research barebe ukuri bahaye. Twagushimira bwana Rusakaza. Murakoze cyane ndabashimiye kudutumira kuri channel yanyu yitwa Future Nation TV. Yes. Wakoze kuza dushimiye n'abantu mwese mwadukurikiranye iki kiganiro cyacu wakora subscribe wakora share comment wakanda notification kugira ngo ubone ibiganiro byacu bya buri munsi. Shimira Rusakaza kandi twakoranye nawe wajya kuri channel yiwe ukamusura Rusakaza TV ugakora share bigushimishije ugakora subscribe ugakora comment na notification kugira ngo ubashe nawe kugira icyo umutezaho imbere. So twashimira cyane abantu bandi mwese badukurikiye abari hanze abari mu Rwanda aba diaspora n'abandi turabashimiye cyane mwakoze naho ubutaha bye bye. God bless you.